Uraho neza uyu munsi tugaruke mu rukundo kubera ko tutaheruka kuruvugaho cyane. Nkubaze nti ese nawe uri muri ba bantu bakeka yuko iyo mu rukundo hatangiye kuzamo utuntu two gutongana, two kugirana utubazo, uhita ukeka yuko uyu muntu muri kumwe mu rukundo ashobora kuba yakurambiwe cyangwa ashobora kuba atagukunda? Oya, reka nkubwire ngo ntabwo ariko bimeze. Niba ariko wabikekaga, ugomba kumenya ko mu rukundo habamo ups and downs, habamo ibihe byo kuryoherwa cyane ariko hakabamo n'ibihe by'ibibazo. Icy'ingenzi ni commitment. Ese mufite iyo commitment? Mwese murashaka ko urukundo rwanyu rugera kure? Mufite willing? Murashaka gukemura ibibazo kandi murashaka gutera imbere? Mufite kudacyurirana ahubwo murashaka kubabarira kandi mukibagirwa? Nashaka kukubwira hano ibintu by'ingenzi bigufasha muri ups and downs, muri cyane cyane igihe habaye ibibazo, igihe habayeho gukomanya amahembe. Njya nkunda kuvuga ngo ntazibana zidakomana amahembe, ntabwo ari njye wabivuze n'umugani w'ikinyarwanda. Icya mbere rero, ubundi abahanga mu bintu by'urukundo barakubwira ngo don't take out your problems on your partner. Biravuga ngo niba mu rukundo hajemo ibibazo, wihita utekereza yuko mugenzi wawe ari we ufite ibibazo byinshi cyangwa ari we uri gutuma ibintu byose biba bibi. Ahubwo banza usesengura uvuga uti niba ndi gukeka ko yankoreye amakosa, ese njyewe ni uruhe ruhare mfite, cyangwa se haba hari uruhare nagize kugira ngo ayo makosa yakore? Urumva? Hanyuma kandi ukanibuka ngo nubwo bwose yagukoreye ibingibi cyangwa biriya, nawe hari ibyo ujya umukorera. Kwibuka ko hari amakosa nawe ujya ukora ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu gishobora kugufasha cyane. Hanyuma ikindi, trying to force a solution can cause even more problems. Birasobanura ngo wigerageza gushaka igisubizo ku ngufu, cyangwa se ngo wumve yuko igisubizo kiri buhite kiboneka mu munsi umwe cyangwa ibiri. Wihita wumva ko niba kurakariye iminsi 3 cyangwa 5 ubwo ngubwo yakabije, ngo uhite noneho utangira gufata cya gihe yakurakariyemo uhita ugihindura amakosa ye. Oya, wihita wumva yuko niba wemeye amakosa ukanamusaba imbabazi ahita kubabarira ako kanya. Byumve yuko cya gihe agiye gufata cyo kudigesting ibintu wamukoreye agikwiriye, ahubwo ugendere kuri ritime ye. Unamenye ngo muri icyo gihe arimo kudigestinga cyangwa se arimo kugerageza kwiyumvisha neza ibintu wamukoreye, no kugerageza kukubabarira, no kugerageza kongera kumva kuri wa wundi utamuhemukiye ngo yongera gusubize mu buzima bwe busanzwe nk'uko byari bimeze. Wumve ko bishobora gufata igihe gito cyangwa kinini bitewe na buri muntu uko ameze, nuko inkuru wamubwiye cyangwa se ibyo wamukoreye byamukoze ku mutima, byamushokinze. We guhita ubyihutisha nk'uko wowe ubishaka, cyane cyane ko iyo wowe uri nyiramakosa uba wumva byahita biva mu nzira, agahita kubabarira, bigahita byongera bigasubira ku murongo. Oya, ntabwo ari ibintu bikora. Niyo ugomba kukubabarira yaba ashaka kukubabarira, ariko hari umutima, gukira k'umutima nta ruhare ugira mu kugira ngo byihute. Hari igihe ubona utabifitemo uruhare, ugasanga inyuma urimo urashyiraho mask, urakora nk'aho biri kugenda neza ariko bikanga. Hanyuma kandi ikintu kigufasha cyane, bikomeye cyane, iyo uri muri bibazo n'umuntu ukunda, you look back to the early stages of your relationship. Kureba cya gihe mugikundana uko byari bimeze, uko byari biryoshye, ni ibintu bigufasha cyane. Biragufasha kubera yuko uhita wongera ukagira ibyo ukumbura, ugahita wongera ukagira ibyo wumva mwakagombye kuba mugarura, ugahita wibuka ibintu byiza byakuryoheye, ukongera ukumva muri wowe rwa rukundo rwanyu ukuntu rufite agaciro gakomeye cyane. It's very important to look back to the stages of your relationship. Biragufasha, bikubera ikirungo, bikubera n'umuti ugufasha kongera gukira. Ari wowe rero ubabarira, ari nawe usaba imbabazi muri za ups and downs. Mwembi you have to look back to those early steps of relationship, mukongera mukaryoherwa n'urwo rukundo. Birabafasha cyane. Noneho ikindi, you be open to change. Being open to change is very important, kubera ko biba bisobanura ngo ntabwo ugomba kumva ko ibintu bizahora bimeze nk'uko byari bimeze mugihura. Nubwo bwose mugihura mwabigenzaga gutya cyangwa kuriya, umuntu ashobora gukura kandi akanahinduka. Ibyo njye nakundaga uyu munsi bishobora guhinduka, ariko kandi ibyo nagukundagaho nabyo bishobora guhinduka. Noneho kandi uko nagukunze umeze nabyo bishobora guhinduka. Nshobora kuba naragukunze ukora ahantu aha n'aha, bugacya ukabona kandi kazi. Nshobora kuba naragukunze bimeze gutya cyangwa kuriya, bugacya bigahinduka. So you have to be open to change. Hanyuma kandi muri relationship yanyu ukuntu mubyitwaramo, ukuntu mubayeho, nshobora kuba hari ibyo ntakundamo,
ningira amahirwe nkabasha kubivuga cyangwa se nkagira amahirwe nkabasha kubibwirwa n'uwo dukundana, I have to be open to change. Nkumva ko kubireka cyangwa kugira uko tubihindura ntacyo bitwaye, bitavuga yuko umuntu yanyanze, bitavuga ko umuntu burya ataryoherwa, bitavuga yuko ibiki n'ibiki ngutangire kumutekereza ibyamvahe nanjyahe, ahubwo wumve ko ari ibintu bisanzwe kandi bishobora guhinduka, ubuzima bugakomeza bukaba bwiza. Hanyuma, if you need outside help for your relationship, reach out together. Ntihagire ugenda wenyine ngo utangire kuvuga ngo ese buriya sinajya gushaka akana kakaza katwunga. Yes, ushobora kujya kumushaka ngo aze abunge, ariko biba byiza yuko mwembi nka kapo mushakana abantu bashobora kubunga. Donc wa muntu utekereza ko ashobora kubunga, ese mwembi muramwemera kimwe, muramwumva kimwe. Hanyuma se mbere yo kujya kumushaka, to reach out to him or to her or to them, wabanje murabiganira cyangwa se urabinabimubwira uti ngiye kujya gushaka umuntu waza kutwunga. Kubera ko ikintu cya mbere na mbere ubundi ni ukuvuga ngo couple ibayeho mu buryo bw'uko ukuriza ari nawe uguhoza. Ni ukuvuga ngo couple ikoze ku buryo urukundo rw'abantu babiri rukoze ku buryo ubundi iyo mugiranye ibibazo ari namwe mubyikemurira. Ni ukuvuga ngo ntabwo ubundi mukenera umuntu wo hanze. Gukenera umuntu wo hanze ni ibintu biza gake cyane, ibintu byakomeye kandi bikaze. Iyo rero mukeneye umuntu wo hanze, ntabwo umuntu umwe ari ugomba kujya gushaka umuntu wo hanze. Kereka wowe iyo wiyiziho ibibazo ufite byakunaniye gufikisinga, ukavuga uti ngiye gushaka umuntu wamfasha gufikisinga ibi bibazo partner wanjye anziho kandi bimurakaza adakunda. Icyo gihe ushobora gufata rwa rugendo rwo kujya gushaka umuntu kugira inama wenyine, hanyuma akagerageza kukugorora, akakugarura mu nzira urimo gushaka gutekereza, kubera ko uyizi neza kandi ukaba uzi ko iza kugira ikihindura cyangwa se iza gushimisha, nuhinduka biza gushimisha umuntu muri kumwe mu rukundo. Otherwise, niba ushaka yuko abafasha mwembi muri babiri, ni byiza ko manza mukabyemeranya, mukabyumvikana, mukabona kugenda. Kuko iyo mutabyemeranyije n'ubundi ubwo ntacyo biba bigiye gutanga. Haba hagiye kugenda mukicarana mukavuga ariko agasigara yakurakariye kubera iki wakoze ibikuri iki wabigenje gutya, ugasanga bibyaye ibindi bibazo. Nanone hari irindi kosa rikunda gukorwa, ugasanga umuntu arimo arashaka kubaza nk'ibibazo ariko akerekana ko ibibazo biri kuri mugenzi we. Noneho wa mugenzi wawe ukeka ko afite ibibazo ntiwamuzanye kuri wa muntu ugiye kubagira inama, ahubwo wowe wagiye yuri wenyine kandi ukagenda uvuga ko mugenzi wawe ari ufite ibibazo. Ni gute wumva yuko ibibazo bya mugenzi wawe biri bukemurwe adahari kandi urimo uravuga yuko ari wowe ufite ibibazo wowe utabifite? Hanyuma ngahita nibaza ngo ariko se koko buriya ubukeka ko ari wowe ufite ibibazo wowe utabifite? Icyo ni ikintu uba ugomba kwibazaho ukagitekerezaho mu buryo bwimbitse. Ngibyo rero ibintu bitanu bishobora kugufasha mu gihe cya ups and downs. Bya bintu ushobora kwibuka ukabitekerezaho, hanyuma bikaba byagufasha mu kwibuka yuko atari wowe bibaho wenyine, biba ku bantu bose muri relationships zose. Ntabwo bisobanura ko umuntu yakwanze, nta nubwo bisobanura ko urukundo ashaka kuruvamo, ahubwo ibuka yuko hari ibintu bishobora kugufasha kugira ngo icyo gihe mukinyuremo neza. Byaba ari bya bintu byo kudafata ibibazo by'umuntu ngo byawe birunde kuri mugenzi wawe, ahubwo ukibuka ko nawe harimo uruhare rwawe, kwaba ari ukudashaka kubona igisubizo ku ngufu kandi mu gihe gito, kwaba ari ugusubiza amaso inyuma ukongera ukibuka ibihe byari biryoshye cyane mugihura, ndetse kwaba ari ukuba witeguye impinduka ukamenya ko ntacyo zitwaye, ko bitavuga ko relationship byanze bikunze izahora imeze kwa kundi. Hanyuma no kwibuka ko iyo mugiye gushaka igisubizo mujyana umuntu umwe atagenda wenyine. Ibuka gusura cyberrwanda.org, hanyuma ubone inkuru z'urukundo, ubone amasomo ku buzima bw'imyororokere, ubaze ibibazo usubizwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Urakoze cyane.